tudakeneye ubuntu bw'Imana, murumva tudakeneye imbaraga z'Imana ngo inadutere umwete ibidushoboze, kuko turabikeneye inshuti z'Imana. Haleluya. Kubwira Yesu ngo nyigisha gusenga, ibyo ni umutima uciye bugufi, kuko iyo umuntu avuze ngo nyigisha aba yemeye ko atagize gute, atazi. Haleluya. Aba yemera imitation zize, aba yemeye ko imbaraga ze zifite ahantu zigarukira. Imana ishimwe cyane. Kuvuga ngo nyigisha, niyo umuntu agiye mu ishuri aba yemeye ko hari ibintu atazi. Muri make ni uguca bugufi ukavuga ngo nyigisha, hari ibyo uzi, hari ibyo undusha, nyigisha. Ikindi umuntu uvuga ngo nyigisha gusenga aba yemeye n'umwigisha we uwo ari we, yemeye n'amabwiriza umwigisha we azamuha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ni ukuvuga ngo umunyeshuri ufite ikiburi, niko babyita, babyumvaga kera mu gisirikare. Umunyeshuri ufite ikiburi ntabwo ashobora kwiga kuko aza yasuzuguye iki, mwarimu. Azavuga ati ariko sibure yagiye kunyigisha iki. Umuntu rero ubwira Yesu ngo Yesu nyigisha gusenga, aba yemera uwo mwigisha, aba yemera amabwiriza, kuko buriya aba instructor nta kindi kintu bakoretse gutanga amabwiriza. Ntabwo ari inama, ntabwo arimo kugira inama ngo rero ngo urareba ngo ubikunze ngo ugafata rimwe ngo ugateranyaho rimwe ngo byaba kabiri ngo ubikunze. Ubikunda utabikunda rimwe kongeraho rimwe n'iki. Ntibisaba rero ngo bikunde, ahubwo bisaba ngo wakire amabwiriza, wemere uyaguha, uyafate nk'uko yaguhaye, hanyuma aba ari ubwo buzima ubamo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kwemera kwigishwa gusenga birasaba umutima uciye bugufi, kandi umutima ukangutse ureba ibibazo n'ingorane dufite mu isi y'umwuka, bikambara n'umubiri ugahinduka mu isi y'ibifatika, ukavuga uti Imana dukeneye gusenga, duha ubuntu, duha imbaraga, dushoboza Uwiteka Mana Nyiringabo. Umuntu utarimo kubona ko dukeneye gusenga ni impumyi pe. Nawe urakumvise? Haleluya. Tumaze kubona ko tudashoboye rero, dusanga Kristo nta kindi twishingikirijeho, tukemera byuzuye kwigishwa nawe. Yigishiriza hehe se? Yigishiriza hehe? Yigishiriza he? Nta handi hantu yigishiriza, ni mu ijambo rye. Iyo mubwiye ngo Yesu nyigisha gusenga, nkuko abigishwa be bamubwiye ati twigishe gusenga nkuko na Yohana yigisha abigishwa be. Iyo mubwiye ngo Yesu nyigisha gusenga, ndabibonye birakenewe rwose biranakwiriye, nyigisha gusenga, nawe atwigishiriza mu ijambo rye. Imana ishimwe cyane. Amasengesho adashingiye ku kwigishwa na Yesu azaba amasengesho yo mu marangamutima yanjye, agarukira muri njyewe. Imana ishimwe cyane. Atarigeze amenya ubushake bw'Imana, atanazi neza uwasenga uwo ari we n'ibimugize n'akamero ke n'ibyo akunda n'ibyo yanga, atazi ubutwara afite muri we, atazi imbaraga afite muri we. Muri make azaba amasengesho y'urusaku, atagira icyo yimura, atagira icyo arema. Cyakora nyine tuyakore. Umugabo w'Imana witwa Derek Prince yayise ndamenya kubivuga, cyongereza kirakamye, yayise soulish. Amasengesho ngo arakomoka mu bugingo ahantu, ntago ava mu mwuka, arava mu marangamutima, arava mu bugingo bwa urutasi harimo amarangamutima n'ibyiyumviro bye, ariko ntava mu mwuka wamurikiwe n'umwuka w'Imana. Imana idufashe. Haleluya, haleluya, haleluya. Tugiye gutangira inyigisho zacu ku ijambo ry'Imana tuzi abenshi bakunda Bibiliya, riri mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 12 rimwe kugeza kuri 2. Umwanzi wo gutuma utamenya ibyanditswe, ni ukuvuga ngo iki cyanditswe nsanzwe nkizi. Hari umuntu yumvise? Umwanzi wo gutuma ijambo ry'Imana ritakugirira umumaro, ni ukuvuga ngo iri jambo nsanzwe ndizi. Haleluya. Ni wo mwanzi waryo. Iteka iyo ugiye muri Bibiliya no mu murongo wafashe mu mutwe, ukajyanamo umutima ushaka kumenya, uramenya, uhabwa ikintu gishyashya, umwuka wera akakivuganiramo nawe. Imana ishimwe cyane. Urwandiko rw'Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, ndakoresha Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Roma 12 rimwe kugeza kuri 2. Impamvu nkunda gusubiramo ibyanditswe nuko kera ntaramenya aho ibyanditswe biri, na za telefone ubwo zari zitaraza ngo tugeremo Bibiliya, najyaga njya kugera ahantu bavuze baharangije bageze n'ahandi. Ubwo rero namwe nimuvuga mujye muvuga 2 kugira ngo abameze nkuko twari tumeze, nubwo ubu ngubu basigaye bafite muri telefone byoroshye, ariko nabyo bifite izindi ngaruka, kubera ko ntazamenya ngo biri mu isezerano rishya cyangwa rya kera, aratomboza akawuka kuri Matayo. Abaroma igice cya 12 umurongo wa mbere kugeza kuri 2. Ngo bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ubwo harabwirwa twebwe abagiriwe imbabazi, bavandimwe, kubera ko Imana yabahaye imbabazi, ndabihanangiriza ngo mwitange
maze mube ibitambo bizima byeguriwe Imana biyishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurure ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Reka nongere nsubiremo, ndaza no kugenda mvuga akanyuguti kamwe ku akarongo akajambo kamwe ku kandi. Ntimugakurikize, birabwirwa bande? Abagiriwe imbabazi. Hari umuntu wababariwe uri hano? Imana ishimwe cyane, twarababariwe. Abagiriwe imbabazi, Bibiliya dusabye ngo nitwitange rwose, maze tubi ibitambo bizima byeguriwe Imana biyishimisha. Uko niko kuyikorera kubakwiriye. Ntimugakurikize imibereho y'ab'iki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Kagerageze gusoma icyongereza kimwe nabonye muri Bibiliya yitwa NLT. Numvise kindyoheye, nzi kuryoherwa nacyo, ariko kukivuga nyine muzajya mwihanganira uburyo bihengamyemo, ariko ntacyo bitwaye. Haleluya. Haravuga ngo don't copy the behavior and the customs of this world, but let God transform you into a new person. Hari umuntu udashaka kuba a new person koko? Turabishaka. Haleluya. Ngo let God transform you into a new person by changing the way you think. Muri make uraba a new person ahinduye uko utekereza. Imana ishimwe cyane. Natagera mu bitekerezo byawe, uraguma uri old person. Uraguma uri wa muntu wa kera. Ndagumana ya mimerere ya Hortense ya kera, atarakizwa, ataramenya imbaraga z'Imana, ataramenya ubutware ahetse. Ariko data nahindura uko ntekereza, arabashoboye no kundema mu muntu mushya. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu umwanzi arwanya guhinduka kw'ibitekerezo byawe, kugira ngo utamara akanya mu ijambo ry'Imana rikaguhindura, ukagira imbaraga z'Imana muri wowe. Imana itugirire neza. Ngo let God transform. Iyo bavuze ngo but let God, ni ukuvuga ngo ufite uruhare rwo kumuretinga akabikora cyangwa ukamubuza. Imana ishimwe cyane. Imana ntibasha gufata ku ngufu ibitekerezo byawe, kandi ikintu kizahindura ibitekerezo byawe ni ikintu utinzaho umwanya, umaramo umwanya, kikakumaramo umwanya, kikakumaramo umwanya, kikakumaramo umwanya. Iyo kinjira mu matwi kizahindura uko utekereza, nikikumaramo umwanya kizahindura uko utekereza. Ngo rero ngo mwemerere, emerera Imana. Let God transform you into a new person by changing the way you think. Then, iyo maze guhinduka uko utekereza, ngo then you will learn to know God's will. Muri make uzamenya noneho ubushake bw'Imana. Buriya ntabwo tuzi ubushake bw'Imana, tugenda tubumenya ku kigero twahindutseho gutekereza kwacu. Imana ishimwe cyane. Then you will learn to know God's will for you, which is good and pleasing and perfect. Mwumvise ubushake bw'Imana uko bumeze? Ngo buri good, ngo buri pleasing, ngo buri perfect. Ni bwiza, buranogeje. Barakubwiye ngo burahanda, ntabwo bwari bwo. Icyakora bushobora guca kuko burageragezwa, kwizera kwawe kukageragezwa, ariko ni bwiza kuruta imigambi yose wifatiye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Reka dusubire mu Kinyarwanda cyanjye. Ab'Imana yagiriye imbabazi, mvuko Bibiliya tubwira ngo yemwe mwebwe ab'Imana yagiriye imbabazi. Baratubwiye ngo nitwitange. Kwitanga ni iki? Ni ukwiyegurira ikintu, nta kintu na kimwe usigaje inyuma. Imana ishimwe cyane. Dushobora kuvuga ngo umuntu yitangiye igihugu, twarabibonye mu basirikare, twarabibonye mu nkotanyi. Umuntu kwitangira igihugu ni ukuvuga ngo yagiye n'ubusore bwe n'imbaraga ze, ntitaye ku mafaranga asize, ntitaye ku nka asize, ntitaye ku mashuri yigaga. Uko ni ukwitangira igihugu. Bibiliya iratubwiye rero ngo twebwe ab'Imana yagiriye imbabazi nitwitange. Haleluya. Ibintu by'Imana ntibizuzura muri wowe utarirekuriye muri yo byuzuye. Erega turambwira ngo tubere umwami, ariko tukagira uduce tumukinga. Aha ntukoreho mu bikomere byanjye, ntukoreho kamere yanjye yindekere. Oya. Kwitanga ni ukumuha byose 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 byose. Imana ishimwe cyane. Kwitanga no kwiyegura ikintu cyangwa umuntu byuzuye. Hari n'abantu biyegurira abantu. Imana ishimwe abakobwa. Haleluya. Ngo mureke, mumaze kwitanga, mureke gukurikiza iby'iki gihe. Iby'iki gihe uzi byari byo ni ubuzima bwose n'akantu kose katajyanye n'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko se wabibwirwa n'iki katajyanye n'ijambo ry'Imana utararibamo?
Haleluya. Iyo uririmo niba ugenda uvuga ngo iki ni kijyanye naryo, si uku babikora, si uku bakora ibirori, si uku bakora ikiriyo, si uku babaho, si uku benjoyinga biza, si uku. Bibiri igenda igukuriramo. Ariko ijambo ry'Imana rikeya muri wowe, ukomeza nk'uko byari bisanzwe, ugakomeza ibikorwa na benshi, ugakomeza muri ubwo buzima n'imibereho yawe, kubera ko ijambo ritari ryinshi muri wowe ngo rigukosorere. Imana ishimwe cyane. Ngo mureke gukurikiza iby'iki gihe. Iby'iki gihe nongere bikubwire, ni ubuzima bwose butayobowe n'ijambo ry'Imana. Haleluya. Kandi nyine uburi mu ijambo ry'Imana ntago wabumenya utaribamo bikwiriye. Imana itugira imbabazi. Agakomeza avuga ngo noneho mumaze kwemera kureka gukurikiza iby'iki gihe, mwemerera Imana ivugurura ibitekerezo byanyu. Mwumvise akantu ko kwemerera? Mwumvise ko dushobora no kwihakanira? Mwemerera Imana ivugurura ibitekerezo byanyu. Imana si bivugururisha iki? Ibivugururisha ibitekerezo byayo. Haleluya. Muri make kugira ngo Imana ivugurure ibitekerezo bya Hortense n'ubunyamirambo bwe n'agakiza ke kakererewe, Imana ibivugururisha ibitekerezo byayo. Imana ishimwe cyane. Ibitekerezo byayo biba hehe? Biba ahangaha. Reka dusubiremo. Imana ishimwe cyane. Mwemerere Imana ivugurure ibitekerezo byanyu. Wongere wibaze ngo ese irabivugururisha iki? Irabivugururisha ibyayo. Abana b'Imana benshi malheureusement unfortunately baracyayoborwa n'ibitekerezo byabo. Muri make iyo ibitekerezo byabo bibaganje bitewe nuko ari cyo bafitemo inyungu yabo bifatika, cyangwa iyo kubabara kw'amarangamutima yabo n'ibindi nk'ibyo, akurikiza iki ibitekerezo bye bivuga, agasiga icyo Bibiliya ivuga. Muri make benshi nkoresheje itegeko ryo gukeka, niko numvise umushumba umwe avuga, benshi ntago bakunda Imana, muraza kubyumva, ariko ntibayoborwa n'ijambo ry'Imana 100%. Ribayoboraho gake 20, 30, n'abana beza, bamwe baraterana, abandi baratura, abandi basura abarwayi, abandi ariko 100%. Iyo bigeze ahakomeye, iyo bigeze aho bari butereka ibintu bimwe byabo ku ruhande, ibitekerezo byabo nibyo biyobora. Bibiliya yatubwiye ngo mwemere Imana ivugurure ibitekerezo byanyu. Irabivugururisha iki? Ijambo ryayo. Umva rero inkuru nziza. Iyi bitekerezo bivuguruwe ngo biduhesha guhinduka rwose. Haleluya. Haleluya. Iyi bitekerezo bivuguruwe biduhesha guhinduka rwose. Kamere yanjye iragenda igakorwaho, umuntu wanjye wa kera akagenda akabambwa, buri munsi akajya agenda abambwa kuko ibitekerezo byanjye byavuguruwe. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ngo birabahesha guhindurwa rwose. Muri make hatabayeho kuvugururwa kw'ibitekerezo, nta mpinduka tugutegerejeho, nta mpinduka untegerejeho. Imana ishimwe cyane. Niyo mpamvu umwanzi arwanya ko abantu bagira ijambo ry'Imana rigwiriye muri bo. Basenga bahere mu gitondo basenga amarangamutima, basenga iyo batazi, nyamara basenga, nyamara biyirije, ariko barushye, batanayizeye, basohoke batanaruhutse. Imana yanjye, ntibishoboka, impinduka ntizaza hatabayeho kuvugururwa ko gutekereza kwanjye. Kandi mvuguruwe n'ibitekerezo by'Imana. Ibitekerezo by'Imana, apana ibitekerezo by'abahanga, apana ibitekerezo by'abateoloji b'abahanga, ibitekerezo by'Imana. Haleluya. Kandi ntiyabiduhishe yo kabyara. Nubwo umuntu yaba umuswa akagirira Imana inyota, izamwigisha ijambo ryayo. Imana, haleluya. Imana yuzuza ibitekerezo byayo mu muntu utarigeze wiga. Imana yuzuza ibitekerezo byayo mu mutima wose ufite inyota. Niko ba Petero byabagendekeye, ariko ntangiye kurondogora nshaka kubaraza hano. Nuko byabagendekeye ngo bibaza ngo ariko se abantu ko arabaswa batigishijwe, ngo barangije bibuka yuko babanaga na Yesu. Haleluya. Ubwenge bw'Imana bubakoreramo. Imana ishimwe cyane. Cyangwa umutima wawe ukagirira Imana inyota. Mwemerera Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, bizabahesha guhinduka rwose. Haleluya. Umumaro wo kuvugurirwa ibitekerezo ni uwuhe? Kuki turimo kuvuga ibi bintu? Kugira ngo tugane ku cyo turiho cyo gusenga. Ni ukugira ngo nyine nidusenga tuzabe turimo gusenga koko. Imana ishimwe cyane. Umumaro wo kuvugururwa ni uko ngenda menya neza iby'Imana ishaka. Kanongere mbasomere. Ntimugakurikize imibereho y'abiki gihe, ahubwo mureke Imana ivugurura ibitekerezo byanyu, mube muhindutse rwose. Nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka. Uzi ko umuntu ashobora kuba mu rusengero ariko akanyurana no kumenya neza iby'Imana ishaka? Hari umuntu nyumvise?
haleluya, haleluya. Mube muhindutse rwose, nibwo muzashobora kumenya neza iby'Imana ishaka, ngo kugira ngo muhitemo ibyiza biyishimishije kandi bitunganye rwose. Ayo mabanga yose ari mu ijambo ry'Imana. Umuntu ashobora kumenya neza iby'Imana ishaka akabura imbaraga zo kubikora. Hari ababyeyi bari babizi ko bagomba kubaka ingo zabo, ariko ziba mbi, barabihirwa, bananirwa kubikora, nyamara bari babizi ko ari byo bikenewe. Hari abakobwa bari babizi neza ko batari bwiha abo bahungu, batari busambane, babizi neza, ariko babura imbaraga zo gukora iby'Imana ishaka. Nyamara yaba kubimenya, yaba kubishobozwa, byose bibikiye mu ijambo ry'Imana. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rihetse umwuka w'Imana, rihetse ubumana muri ryo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Kumenya neza icyo Imana ishaka ni byiza, ni kimwe, ariko no guhabwa imbaraga zo kuba aricyo mpitamo. Mu mahitamo ya Hortense menshi n'iby'Imana irimo ivuga, ngahabwa imbaraga nzikuye muri Kristo zo guhitamo iby'Imana ishaka. Nyamara ibyo nashakaga byarabagiranaga, byampumurizaga, byambebezaga, ariko ngahitamo ngahabwa imbaraga zo guhitamo iby'Imana ishaka. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Umumaro wo kuvugururwa mu gutekereza dukurikije uyu murongo biduhesha kumenya neza iby'Imana ishaka, bikaduhesha n'imbaraga zo guhitamo ibyo byiza biyishimishije. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Ngo mugahitamo ibiyitunganiye rwose. Uyu mugore rero cyangwa uyu mukobwa uvuguruwe n'ijambo ry'Imana, noneho yasenga. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu gusenga n'ijambo ry'Imana bivinda imwe, wibitandukanya, wivuga ngo ngewe njya senga ngo ariko sinjya ndisoma. Nagira ngo uyu munsi ubigarure ubyegeranye, bivinda imwe, birafatanye, ntibitandukanywa. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Uyu mukobwa w'Imana uvuguruwe n'ijambo ry'Imana, noneho yasenga, kandi Satani nawe aramumenya. Haleluya. Ntabwo Satani atinya igihagararo cyanjye, ariko atinya ubutware namenye mfite muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane. Kuko isi y'umwuka iratangaje, ntimeze nk'iyi yacu tubamo. Satani azi umuntu urimo kuvuga ngo mu izina rya Yesu, abyizeye. Azi n'umuntu urimo kubivuga kuko yavutse babivuga, arakomeza nawe abifatiraho. Izo mbaraga ziratandukanye, ziratandukanye, ziratandukanye. Imana ishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mukobwa w'Imana amaze kuvugururwa n'ijambo ry'Imana, noneho yasenga. Ntabwo byamusaba urusaku rwinshi, ntabwo byamusaba kuzamura ijwi, nanjye ndarizamura, ariko burya si cyo gikora. Nuko aribyo twamenyereye, umva twisanze mu barokore dusanga basakuza, natwe dufatiraho. Ariko Satani ntirukanwa n'amashyi, ntirukanwa nuko nazamuye ijwi, ayirukanwa na autorite n'ubutware bw'Imana muri wowe wasobanukiwe. Imana ishimwe cyane. Ikindi, kumenya ijambo ry'Imana bikumara ubwoba n'impagarara, kuko wizeye Kristo. Haleluya. Waramusomye, ugenda umumenya, umenya imbaraga ze zitagira akagera nk'iz'umubyeyi tubwiraga. Haleluya. Ku rupfu rutamuheranye. Ayo ni amakuru aduhindukira ubuzima, ntabwo ari information ijya mu mutwe, bihinduka ubuzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Muri aya makuru y'iby'agakiza n'ijambo ry'Imana aratandukanye. Hari abantu bayafite mu mutwe bashobora no kuyavuga, ariko yo ntagira umumaro. Agira umumaro iyo yaduhindukiye ubuzima. Niyo mpamvu dushobora kubwira umuntu ashobora kuvuga ngo ndabizi ko Yesu ankunda, arabizi nk'amakuru, ariko hari abandi babiviva. Haleluya. Isi ntiyadukanga, turabizi ko Yesu adukunda. Satani ntacyo yadutwara, turabizi. N'ubuzima biba biri mu turemangingo. Imana ishimwe cyane. Uturemangingo tutugize. Uyu mugore noneho yasenga, uyu mukobwa yasenga, kandi gusenga kwe kwazana impinduka. Imana ishimwe cyane. Aziranye n'Imana ye. Haleluya. Kuko yatinze yicaye ku birenge byayo, aracyafite inzara n'inyota yo kwigishwa n'Imana. Haleluya. Ntazasenga byaciyemo gusa, azasenga bicamo, asenga bidacamo. Azaba yararenze urwego rwo kuvuga ngo amasengesho yanjye aragarukira kuri plafo. Nasenga birimo bitemba, nasenga amagambo yakamye, ariko nzasenga kuko iyo senga hari icyo yavuze mu ijambo ryayo. Yaravuze ngo kuko yumva ibyo asabwa, abantu bose bazagana aho ari. Haleluya, haleluya. Yaduhamagariye gusenga. Icyo gihe ntabwo bishingira kuko niyumva. Buriya umuntu ashingira kuko yiyumva, kubera ko ijambo ritaraba ryinshi muri we, ariko ijambo rigenda rigwirira muri twe. Ibyo twiyumva kuko birahindagurika, byuko washyushye, mu kanya ukabura konje, mu kanya ukabura shyushye, mu kanya ukabura zimye, ariko iri ryo ntirihinduka. Haleluya. Ngo ryaravugutiwe, riratunganije, ntirihinduka, kandi na nyiraryo ntahinduka. Icyo gihe rero ntabwo utegereza gusenga ibyiyumvamo, usenga ibyiyumvamo, ugasenga utabyiyumvamo. Imana ishimwe cyane. Ugahamagara Imana byaciyemo, ukayihamagara bitaciyemo.
haleluya, ukayizezwa n'icyo yo yivugiye utarebesha amaso, kuko aya maso arashukana akwereka ko bipfuye kandi koko biba bipfuye, ariko yavuze niyo kwizerwa. Mana ishimwe cyane bakobwa b'umwami. Niyo mpamvu dukwiriye gutera intambwe, kuko mu bantu batari inshuti za Bibiliya abagore nibo benshi. Abakobwa haleluya namwe murimo abantu batari inshuti za Bibiliya, igitsina gore kiza ku mwanya wa mbere. Imana itubabarire, Imana iduha inyota. Turi mu gihe cya nyuma inshuti z'Imana, ubwami bw'umwijima buzarushaho gukara, kandi utabifite ibyanditswe bibitswe muri we azacogora, azananirwa, kuko ibihe bizanyurana, bizazamuka byongere bimanuke, bimukara mu gitondo bibumweru, biguhindukane, byo wizeye bye gucamo, ariko ijambo ry'Imana nirigwirira mu mutima wawe byose uzabitambukamo, kandi uzaba amahoro atarayo kwigirisha. Amahoro y'umwami azaba mu mutima wawe. Erega Kristo ntagatandukanye n'ijambo rye. Mana ishimwe cyane. Reka turebe rero uyu muntu w'Imana mu rwandiko rwa 2 rwa Timoteyo. Wumvise impamvu ijambo rigomba kuba muri wowe, niryo rizagwa kumenya neza iby'Imana ishaka, rizavugura uko utekereza, nirivugura uko utekereza hasaza undi muntu mushya, haleluya, wambaye imbaraga z'Imana, uzi kumenya neza iby'Imana ishaka, akagira n'imbaraga zo kuba ari byahitamo hejuru y'amahitamo ye. Mana ishimwe cyane. Urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 1:3 kugeza kuri 5. Nanone nkoresheje Bibiliya ijambo ry'Imana. Ndashimira Imana nkorera, urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo 1 igice cya 1 murongo wa 3 kugeza kuri 5. Ndashimira Imana nkorera mfite umutima utandega ikibi. Uyu ni Pawulo urimo kuvuga ngo nkuko basogokuruza babigenzaga, ngo mpora nkwibuka, arimuka Timoteyo, mpora nkwibuka ijoro n'amanywa uko nsenze. Undi muntu akunda Imana abantu yibuka vuba n'abantu bayikunda. Utuvuze ngo icyo rutaha iyo umutima wawe ubira kubera Imana, abantu babanguka kwibuka nuko bimeze birikora. Si njyewe pe, umutima wawe uryoherwa no kubona abandi bantu babira gutyo no kubibuka birabanguka. Ndashimira Imana nkorera mfite umutima utandega ikibi, nkuko basogokuruza babigenzaga, mpora nkwibuka ijoro n'amanywa uko nsenze. Iyo nibutse amarira yawe nifuza cyane kongera kukubona, kugira ngo ngire ibyishimo bihebuje. Ariko uzi kureba umuntu ukizwa neza ukuntu bitera umunezero, uzi kureba umuntu ufite ishyaka ry'Imana, uzi kureba umuntu utarimo guharanira kunezeza abantu, haleluya. Uzi kureba umuntu udakenera kwibutswa ko repetisiyo ihari, kwibutswa ko abakobwa bateranye, kwibutswa ko abagore mama agahamagara. Uzi umuntu udakenera kwibutswa, uzi umuntu mujyana ku rugamba rw'umwami, uzi umuntu mufatanya gutabara, haleluya. Kumwibuka bitera umutima umunezero. Mana ishimwe cyane. Uyu mugaragu w'Imana rero Pawulo nawe aribuka Timoteyo ngo umutima ukanezerwa, ngo iyo nibutse amarira yawe nifuza kongera kukubona. Amarira arizwa n'umunezero uko bababariwe, ishyaka ryinshi. Arandi yabandikiye mu Bafilipi arimo aravuga ngo simfite undi duhuje umutima nka we uzashobora kwita ku byanyu nkuko nanjye nabyitaho. Ngo ariko Timoteyo we, haleluya, Timoteyo yaramwizeye ko afite umutima umeze nk'uwe. Uzi gutuma intumwa ifite umutima nk'uwawe iyo mukunda Imana, of course, kuko iyo udakunda Imana, gutuma ukunda Imana birakubangamira, kuko amanyanga washaka kumucishamo ntago azayacamo. Ariko iyo mukunda Imana mwembi n'umutima utaryarya, ukabona umuntu watuma nawe ukunda Imana n'umutima utaryarya, biraryoha. Aravuga ngo simfite undi duhuje umutima nabatumaho. Ariko Timoteyo we murabizi yagendanye nanjye nk'uko umwana agendana na se, haleluya. Ngo kubera iki se? Ngo kuko abenshi basigaye bashaka ibyabo batagishaka ibya Kristo. Urumva rero kumukumbura byari bifite ishingiro. Ariko reka tugana aho twaganaga n'ubwo ijambo ry'Imana ryose riryoha. Ngo ndibuka ukwizera Kristo kwawe kuzira uburyarya. Nukuvuga ngo habaho kwizera gufite iki? Imana ikukurinde ko gatsindwa n'Uwiteka. Yebaba bene data b'ibinyoma baravuna, bafite imibare mu tuntu twose. Imana ibaturinde, sibyo nshuti z'Imana. Ngo ndibuka ukwizera Kristo kwawe kuzira uburyarya. Ngo uko kwizera niko nyogokuru wawe Loisi yari afite uhereye mbere. Nyuma nyoko Eunice nawe agira uko kwizera, kandi sishidikanya ko nawe ariko ufite. Haleluya. Ukwizera gutambuka ibinyejana,
kukava ku munyirakuru umwe upakiyemo ubuntu bw'Imana wamenye Imana ye, akaguhereza umukobwa we Yunise nawe akaguhereza umuhungu we Timoteyo. Mbega kwizera kuryoshye. Haleluya. Hari igihe tugira ngo kubera ko twagwishije ishyano twegere ibihe bya nyuma, tugira ngo ibihe bigoye nitwe byasohoreyeho. Ibihe bigoye niko byamye, kuba cyaka gukiranuka bose bahorana ibihe birushye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Ibihe birushya bizahora mu nzira y'abashaka gukiranuka, kuko isi yuzuye imikorere idakiranuka. Ubu se nitwe bigoye kurusha igihe cya Nowa. Tekereza umukiranutsi umwe mu mudugudu, niba ari n'umudugudu, niba cyari n'igihugu. Umukiranutsi umwe wubatse ubwato imyaka ingahe? Abasomyi ba Bibiliya, haleluya. Imyaka ingahe? 100. Uzi kubaka umwaka wa 80, wa 90, uwajana ukaza ubwira abantu uti imvura izagwa, umwuzure uzatera, abanzi b'Imana bazarimbuka, bakavuga ati ko muzaye wavangirwa. Ubwo gukiranuka kw'icyo gihe niko kwari koroshye. Namba n'ubu dufite iteraniro, namba n'ubu dufite aho duhurira. Imana ishimwe cyane. Dufite Bibiliya, dufite. Reka nikomereze. Hanyuma ku kwizera rero ngo kwari muri nyirakuru aguhereza nyina aguhereza umwana we Timoteyo. Imana ishimwe cyane. Reka rero wumve mu gice cya 3 ahangaha nanone. Igice cya 3 umurongo wa 15. Ngo kandi nguzi yuko uhereye mu buto bwawe, Timoteyo wa 2:3-15. Ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe. Mu buto bwe no kuvuga ngo Paulo yari ataraseruka. Timoteyo yarakigishwa nande? N'ababyeyi na nyina, kuko batubwira ko se yari umunyamahanga. Ntituzi kwizera kwe, ariko buryo ugitinya umuntu Bibiliya itavuzeho, kuko hari abandi banyamahanga bizeye akoroneriyo bavuze. Uwo mugabo wasanga ameze nka benshi baba mwabara ahangaha. Haleluya. Timoteyo wa 2:3-15. Ngo kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge bwo kukuzanira agakiza gaheshwa no kwizera Kristo Yesu. Mu buto bwa Timoteyo ba Paulo bari bataraza, abapasiteri bari bataraseruka, hari umubyeyi. Haleluya. Nago umwana yamenye ibyanditswe mu buto atabibwiwe n'umubyeyi we. Reka duhe Imana icyubahiro. Haleluya. Bagore bagenzi banjye, bakobwa batoya, nago watanga ibintu bitakurimo. Niyo mpamvu iyo tugerageje gushyira ibicaniro iwacu mu rugo, tubikipinga ukwezi kumwe, mu kwezi kwa 2 bikazima. Kubera iki? Ntago byari binyuzuye. Ariko uko tugenda twifuza ko bitwuzura. Haleluya. Ibicaniro dutangiza iwacu mu rugo bizagumaho. Nta murimo w'Imana ujya uhagarara udahagaritswe n'umuntu. Iteka Imana irobanura umuntu, ikamucisha mu by'imucishamo, ibyoroheje n'ibigoye, irimo imwubaka kugira ngo namara gukomera zubaka abandi. Imana ishimwe cyane. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. 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 Ngo uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera. Duhe Imana icyubahiro. Turimo turavuga ngo ababyeyi basenga hakabaho impinduka, bagahereza urubyaro rukurikiraho impinduka. Nyina wa Timoteyo yararimo, nyirakuru wa Timoteyo yararimo, yatoje umukobwa we niba yarashakanye n'uwo munyamahanga bashakanye, babyaye umwana witwa Timoteyo, amutoza ibyanditswe byera akiri umwana mutoya. Haleluya. Ahura na Paulo akomerezaho. Mureke Imana y'imbabazi dufashe kutarera umubiri gusa. Ubu Minerval ibintu byacitse, Imana yidushye tujyana abana mu mashuri. Ariko nyuma ya Minerval, nyuma y'umubiri hari ubugingo buhoraho. Umuntu ashobora kwiga kaminuza pe, ariko akazarimbuka. Kandi yarabanye na nyina w'umurokore, yarabanye na mushiyo w'umurokore, yarabanye na mukuru w'umurokore. Iki gihe kirakomeye ku buryo udashobora kujya usengera umwana agasengesha ko kuryama gusa, kuko agasengesha ko kuryama nikazamubwira ibyo mwizera ibyo ari byo. Ariko numusomera ijambo ry'Imana, niyo waba utarizi mukaryigira hamwe, unise bitwaye iki? Nimutangire muryigire hamwe, mujye muri Yohana musome ibyo amenya bimenye, nawe ibyo umenye ubimenye. Nyina nyise ko wakererewe, twarakererewe nyine. Tubyigire hamwe, ijambo rimumenyesha icyo yizera icyo ari cyo, amenye Imana ye, amenye icyazanye Yesu, amenye agakiza. Ni koko ntidutanga agakiza, ariko ijambo ry'Imana ririhagije, rihetse ubumana. Haleluya. Timoteyo rero ntiyarinze kuba Timoteyo nguyu tureba, byahereye mu buto. Ndashimira Imana ko waruzi ngo byanditswe byera ngo wamenye kuva mu buto bwawe. Ntabwo Sunday school yaturerera abana, ntabwo ishuri rya Gikristo ngo namujyanye ngo mu ishuri rya Gikristo ryagiki.
Haleluya. Ninde uzakiza urubyaro rukurikiyeho? Ni umuntu ufite amagambo y'Imana muri we, akayashyira mu bo begeranye Imana yamuhaye, akayaherekeresha gusenga kugira ngo ayo magambo atazahinduka inyuguti, ahinduke ubuzima. Muranyumva nshuti z'Imana? Ndimo ndababwira nanjye nibwira. Reka tuvuge undi mugore witwa Zipora. Zipora ni umugore wa Mose, ntago amenyekana cyane, ntago yakoze byinshi, ariko yari igitangaza cy'umugore. Haleluya. Haleluya. Bamushatse ari umumidiyani kazi harya, yego bamushatse ari umunyamahanga kazi, ashakanye na Mose mu busuhuke bwe, bigenze kwa kundi byagenze, barabyaye. Imana ihamagaye Mose gusubira muri Egiputa, batangira urugendo rwo gusubirayo kujya kubohokura y'ubwoko bw'Imana. Baragiye mu gice cya 4 cyo mu Kuva, Imana igiye kwica wa mugabo yihamagariye. 24 kugeza kuri 26. Igitabo cyo Kuva, Bibiri ijambo ry'Imana ikita ukuvanwa mu Misiri. Igitabo cyo Kuva 4:24 kugeza kuri 26. Ngo bakiri mu rugendo, ubwo ni Mose n'abana be n'umugore we Zipora, bakiri mu rugendo, Uhoraho abasanga aho baraye, ashaka kwica Musa. Hari umuntu unyumvise? Uhoraho wamutumye ashatse kugira gute? Ngo Zipora niko gufata ibuye rityaye. Ntiyabajije umugabo, ntiyavuze ati by'Imana bigenze gute, ati ko yenda kukwica kandi waravuze ko wahuye nawe mu gihuru cy'umuriro. Reka yabikoze byihutirwa ko byarihutirwaga. Bibiliya ntiyatanze ibisobanuro byinshi kuri evenuma, ariko yadushyiremo aya makuru. Ngo Zipora niko gufata ibuye rityaye, akeba umuhungu we, aramusirkonsiza, aramusiramura. Ngo Zipora niko gufata ibuye rityaye, akeba umuhungu we, agahu akebyeho agakoza ku birenge bya Musa. Aramubwira ati umbereye umugabo w'amaraso. Nuko Uhoraho aramureka. Uhoraho wenda agakwica nde? Mose. Nuko Uhoraho aramureka. Zipora yabwiye umugabo we atyo kubera ugukebwa k'umwana we. Reka tugaruke kuri uyu mugore gatoya. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Asanze Mose amubwiye amakuru y'Imana y'iwabo, Imana y'Abaheburayo. Abyinjiyemo akererewe, adafite amakuru menshi. Ntabwo nzi cyabaye kuri Mose kugira ngo yibagirwe rya sezerano Imana yarabwiye Abrahamu ryo gukeba abahungu bose. Murabyibuka? Imana ishimwe cyane. Niba ari ugutinda mu butayu, niba ari ugukubitika, niba ari ukuragirira sebukwe, sinzi icyatumye yibagirwa amategeko y'Imana. Agiye gutabara abakebwe, ariko abahungu be ntibakebwe. Imana ntikina kubihamagara. Reka Imana ikira Mose ngo yenda kumwica. Umugore wari warasomye amategeko y'Imana y'Abaheburayo. Haleluya. Umugore wari uzi ijambo ry'Imana, utavugwaho byinshi. Si ikibazo cyo kumenyekana no kwamamara, ni ikibazo cyo kubana n'Imana mu ibanga. Haleluya. Umugore uzi amagambo y'Imana, umugore uzi amategeko y'Imana. Abona Mose ngaho arimo aragundagurwa n'Imana. Bibiliya ntiyaduhaye detaye nyinshi, ariko icyo tuzi nuko Mose yaragiye. Umugore atagishije inama, atabitinzeho, ahita amenya icyo Mose azize, ahita akeba abana be. Ngo agakoza kuri Mose. Ngo Mose ngo Imana iramureka. Ikaduha Imana icyubahiro. Cyaduha abagore n'abakobwa barekeraho gusigana, tukava mu tuntu n'utundi, tugatumbera Imana. Dufite ibintu byinshi byo kwiga kuri Yesu, dufite ubwiru bw'Imana bwo kumenya, dufite amagambo y'Imana dukeneye kwiga, dukeneye ko adutyariza amaboko akatwigisha kurwana intambara. Dufite ibintu byinshi ku buryo sinzi ikintu kiturangaje n'ibintu dufite kwiga ukuntu ari byinshi. Imana itubabarire kandi duhe ubuntu n'imbaraga. Haleluya. Umugore w'umunyamahanga akijije Mose n'urubyaro rwe kubera amategeko y'Imana yibitseho. Uyu noneho yasenga ariko atabizi. Tekereza iyo abatazi ibi bintu akajya kwinginga. Hari umuntu unyumva nshuti z'Imana? Tekereza iyo abatazi icyabaye akajya kwinginga. Mose yari gupfa, ariko yarazi amategeko y'Imana. Imana dusenga tugomba kuba tuyizi kandi tuyimenyera hano. Haleluya. Kandi bisi ubumenyi gusa, n'ubumenyi bubyara impinduka muri twe, n'ubumenyi buhetse ubuzima bw'Imana muri twe, n'ubumenyi buhetse imbaraga z'Imana. Yesu yarabivuze muri Yohana 6 avuga ngo umuntu ntacyo avuze, ngo ariko amagambo mbabwira ni umwuka kandi n'ubugingo. Imana ishimwe. Imana iduha urusaku rufite umumaro, idukiza urusaku rw'imfabusa, idukiza urusaku rw'imfabusa. Haleluya. Abandi bakobwa barimo kubara 27. Bene rya zina rigoye Serofehadi, kubara 27 umurongo wa 3 kugeza ku 8. Abakobwa bajyanye urubanza imbere ya Mose. Ngo data yapfiriye mu butayu, umurongo wa 3 mwahageze, kubara 27. Ngo data yapfiriye mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro y'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora.
ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Bari bafite amakuru yuko byagenze igihe isi yasama ikabamira. Haleluya. Abakobwa batoya ariko batarangaye. Haleluya. Erega umuntu ashobora kuba muto ariko ntarangare, agasokoza agasatsi ke ariko ntarangare, mu mwuka akaba ari maso asokoza agasatsi ke ariko mu mwuka ari maso, akambara ikanzu itameze nk'iya Hortense ariko akaba ari maso mu mwuka. Haleluya. Akitera agaparufe ke yakabonye atagakuye mu bagabo ariko akaba ari maso, akiga amashuri ya kaminuza akagira za masters na za PhD, yagira akazi keza akagura akamodoka ke ariko atarangaye mu mwuka. Haleluya. Abakobwa icyama mukanyumva, ariko uzi kugira umugisha wo gukizwa n'umukobwa ugakizwa ariko ukagira uti udafite makaguru kamwe kandi hanze, ukagira umugisha ugakizwa n'umukobwa. Uzi kuntu biba bikurinze ibintu by'ibipfapfa, ibintu by'ibihitamo bya feke. Uzi kuntu biba bikurinze kuzajagarara, kuzagira ibyo wicuza byinshi, cyangwa mugakizwa neza. Ibirenge ukabishyira mu mwami. Uzakubona n'umuntu ubasha kwinjira mu mwami. Utagera mu mwami ntawo muzahurira, azagukuraho kuri mu mwami. Kuko nimutamenya iby'umwuka muzarwana intambara y'umubiri, mwikirisha umubiri, none mwikirisha amatayi. Kandi umuntu uzagukurikira kubwa amatayi gusa, burya afite n'amaso yo kureba n'amatayi y'umuturanyi. Kuko nicyo cyonyine gifite agaciro kuri we. Uza gukurikira kubera inzobe cyangwa agakara keza kakayumba, kubera imisatsi, jya umenya ngo afite n'amaso yo kureba n'imisatsi y'umuturanyi. Ariko uzagusanga mu mwami. Haleluya. Afite izindi valeri zitari izo ku isi. Ntago arwana intambara y'umubiri. Mureke kwikirisha umubiri kandi mwarakijijwe. Mana ishimwe. Wagira ngo abakobwa bari hariya gusa, nariho nagiye. Haleluya. Aba bakobwa rero bari bazi amakuru y'amategeko y'Imana. Nago bateraga waraza wa mugani wa ya magambo aba muri Tito. Bari bazi gukubita bahamya. Mana ishimwe cyane ngo data yapfire mu butayu kandi ntiyari mu iteraniro ry'abiteranije kugomera Uwiteka bafatanije na Kora, ahubwo yapfanye ibyaha bye ubwe kandi ntiyabyaye abahungu. Ni iki gikuza izina rya data mu muryango we? Nuko atabyaye umuhungu. Uzaduhe gakondo muri bene wabo wa data. Mose n'ubwa mbere yarabonye abakobwa baza kuburana uburenganzira. Niyo mpamvu Mose yabuze icyo asubiza, urubanza ararufata rushyira Uwiteka. Icyamu ukaba wa mbere, ukaba umupiyoniye. Haleluya. Uzana itandukaniro mu muryango w'iwanyu. Wakijijwe uri mutoya, niwe mukobwa wa mbere. Uzi ko ushobora gusabana n'Imana ibintu bigahinduka. Mose yumva ibyo bintu n'ubwa mbere abyumvise, ati nabo ndabona abakobwa bameze gutya. Mose ashyira Uwiteka urubanza rwabo. Ngo Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Serofehadi baburanye iby'ukuri. Haleluya we. Haleluya. Haleluya. None se ko baburanye iby'ukuri, kuki Imana itarera bibwiye Mose mbere? Imana ihora itegereje umuntu. Nabuze umuntu watugendera. Ndashaka umuntu muri bo watugendera. Ndashaka umuntu uhagarara mu cyuho. Ndashaka umuntu. Imana ihora ishaka umuntu. Nukuvuga ngo iyo abakobwa bataboneka, aya mategeko niko yari kuzakomeza mu Bisiraheli. Utarabyaye umuhungu, ubwo gakondo we yari kugihabwa abandi. Kaduha Imana icyubahiro. Imana itaratwimye amabanga yayo. Imana y'imbabazi, Imana y'ubuntu bwinshi, Imana ishobora gutangirana nawe mukimpactinga generations, ibintu bigahinduka ihereye muri wowe. Njyewe just bitaka ibyondo wavutse gutyo gusa. Imana itugirire imbabazi. Haleluya. Ngo Uwiteka abwira Mose ati abakobwa ba Serofehadi baburanye iby'ukuri. Ntuzabure kubaha gakondo muri bene wabo wa se, uzatume baragwa gakondo ya se. Itegeko ryahise rihinduka burundu. Ngo kandi ubwira Abisirayeli ko Imana ni nziza, ibitegereje umuntu. Ngo kandi ubwira Abisirayeli uti umuntu napfa adasize abahungu, muzatuma umukobwa waraga gakondo ye. Itegeko ryarakomeje rirakomeza kubera abakobwa bazi amategeko y'Uwiteka, kubera abakobwa batarangaye. Isi yuzuye umwijima, umwanzi wacu ntaryama. Satani ahora azenguruka ashaka ikintu cyose cyakwambura akanezero, umunezero na mukeya ufite. Niko akora. Arabizi ko ari igihe cyanyuma ngo arimo arihuta cyane. Icyaduha tugakebuka tukava mu bituranga, tugatumbera umwami w'abantu. Ukambwira ngo ko wemeye ko mba mpari ndi umukobwa muri 2025, ko wemeye ko mba ndi umugore wakijwe muri 2025. Umugambi wawe ku muryango wacu ni uwuhe? Urifuza ko mariki ukareka ibintu biciriritse byo guhora usigana ngo mabukwe ngo niyansuye, ngo mama ngo ni nyine ntiyagusuye.
urumva ngo umugabo wanjye ngo dutangize igicaniro cy'amasengesho ngo akagakuza, nawe utanga icyo adafite aze se agira ati nikiba kimwuzuye azaza ntuzanira kumwibutsa. Haleluya. Bakobwa b'umwami mureke duhuguke. Umwami yaratwizeye aduhindura ababyeyi, aduha umutima wa kibyeyi. Uziko n'inkokokazi ari inkokokazi yibundikiye abana bayo nta muntu uyabambura. Igica kindi ikizu ega igo kabayita ntishobora kuza ngo ibamburiye abatwikiriye. Imana yaduhaye uwo mutima. Uzarebe abahungu ntibagira ishyari, ariko akana k'agakobwa kazima katajagaraye kamenya iwabo. Umubyeyi w'umukene atembana abana be, hari n'igihe baba basinda ariko abamufite mu mugongo yasinze. Hari n'igihe ajya gukora uburayi akazanira umwana akamushyira mu ishuri. Ni bibi byabayemo, ariko umwana we ari bugufi. Ubu se ko Satani ari umuriganya, ko yashaka kwica abantu ahera ku mutwe, nyina kubita umugabo nawe umugore usigane, nyine wagize ibyago arakubitwa. None se nawe ugiye gusigana? None umwanzi amareho urugo burundu, amareho umuryango wuzimangatanye. Mureke duhuguke, mureke duhuguke. Ibyawe ubitura Imana, ubibaza Imana, uvuga uti nyiri hano siko bizahora. Haleluya, haleluya. Bakobwa nshuti z'Imana, ube warazwe ibibi. Mama ntiyubatse, nyogosenge nuko, nawe uraho ube witegura mu mubiri gusa. Witegure mu mubiri, utegura amatayi, ugura ikibuno, witegure mu mubiri, mu mubiri. Utegurire mu mubiri. Wumva induru y'ingo ziri hanze ahangaha, ukomeze utegura urugo rwawe mu mubiri. Senga Imana, uhamagara Imana, uvuga uti Imana urugo rwashyizweho na. Hariho n'abakobwa ngo badashaka gushaka, ngo nukwizirikaho igisasu. Kereka niba ari umuhamagara Imana yaguhaye uko udashaka, ukaba ugiye kutubera Pauline, ukazatwara ubutumwa bwiza mu maboko atarageramo ubutumwa bwiza. Ibyo nabyo waba warabibwiwe n'Imana, ariko utabikomoye mu gikomere. Imana yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Ariko witegura mu mubiri. Haleluya, haleluya, haleluya. Amasengesho menshi rero ndimo ngana ku musozo. Amasengesho menshi tugiye gusenga yongeweho izina rya Yesu. Amasengesho menshi abantu bavuga bongeraho izina rya Yesu, ariko mu kuri adasenzwe mu izina rya Yesu. Sinzi ko biri bukunde kumvikana. Gusenga mu izina rya Yesu nagaru gufata ibitekerezo byanjye byose n'amagambo yanjye nashaka kubwira Imana, ninagiza ndagize mvuga mu izina rya Yesu. Tise kandi ko bivanze. Amasengesho menshi yongeyeho izina rya Yesu ku iherezo ryayo, ariko ntasenzwe mu izina rye. Kwa gusaba icyo dushaka mu izina rya Yesu nkuko tubibona muri Yohana 14:13 na 14, ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ntago bivuga kuvuga ibinyuzuye byose hanyuma nkarenza ngo au nom de Jésus, in Jesus name. Ntago ari ibyo. Oya, mu izina rya Yesu bivuze mu bushake bwa data, kuko Yesu ntiyigeze yigomeka ku bushake bwa data. Haleluya, haleluya. Ntiyigeze n'umunsi wa rimwe anyuranya n'ubushake bwa data. Bivuze kandi mu butware n'imbaraga bye biri muri wowe, nimba birimo koko. Hari umuntu unyumvise? Haleluya. Ijambo ry'Imana yatubwira none mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5, rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5 14 na 15, ngo kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumviye dusabye ikintu nkuko ashaka. Kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duhawe ibyo tumusabye. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumviye dusabye ikintu nkuko ashaka. Mu izina rya Yesu ntago bitandukanye n'ubushake bw'Imana. Ntago ari ugutondeka ibyiyumviro byanjye byose n'ibyo nashakaga byose, kuko ibyo ngibyo n'umupfumu yabivuga, n'umurozi arabivuga, n'ujya gucisha akagaruka no mu materaniro yabivuga. Ntago ari byo. Haleluya. Gusenga mu izina rya Yesu ntibyashoboka iryo zina utazi icyo rihagarariye, ubushake bwe atari bwushyize imbere, ubutware bwe n'imbaraga ze atari byo ugenderamo, kandi ibyo tubihabwa gusa no kumvira. Amen. Umupolisi woherejwe na polisi y'igihugu, iyo ahagaze mu muhanda yambaye ya uniforme agahagarika imodoka gutya, yaba ari mugufi, yaba ari muremure, yaba ari umwana umurusha imyaka, waba umurusha amafaranga, ugira gute? Urahagarara. Aramutse ari umupolisi ari nka musaza wawe, ukaba uzi ko ari dizata,
yataye akazi cyangwa se bamwirukanye muri polisi, kuva yarabaye dekonekite na polisi y'igihugu nta butwara afite, yaba yibye umwambaro, yaba ahagaze mu mwanya polisi zisanzwe zihagarara. Ariko niba umuzi, wenda nahagarara ntamuzi, ariko nimba muzi ari musaza wanjye, nkaba nzi ko polisi yamwirukanye muri babandi bajya barya ruswa, haleluya mbivuze buhoro, Imana ishimwe cyane, nkaba nzi ko bamwirukanye muzi, nubwo yahagarara akamanika amaguru n'amaboko, ntabwo ndi bugira gute, sindi buhagarare, nta butwara afite, ariko ari dekonekite n'urwego rumuha imbaraga. Muranyumva nshuti z'Imana? Yatangira gusuta bizi, ariko Satani ajya ngubere ko amakuru y'umuka yose ayafite. Mubaza abakristo bukuri, aze bene data b'ibinyoma, aza abaryarya, aza barimo kugerageza gukizwa bakiri mu ntambwe za mbere, atinye ejo habo hazaza umwami nakomeza kubuzura, niyo mpamvu abakangisha ibikangisho byinshi kugira ngo batigira imbere. Aratuzi amakuru y'umwuka arayafite. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya. Imbaraga zo gusenga kwawe ziri mu gice cyo kumvira ijambo ry'Imana. Yakobo 4:7 ngo nuko rero umugambi w'ikira Imana, ariko murwanye Satani nawe azabahunga. Nihatabaho kuba connecte n'urwego ruduha ubutware, nihatabaho kugandukira Imana, amasengesho yasaje aba urusaku rutagira icyo rwubaka, rutagira icyo rusenya, rutagira icyo rumara. Mugandukira Imana, Yakobo 4:7. Nimumara kugandukira Imana, murwanye Satani nawe azabahunga. Ikajye kuri iki gice cyo mu rwandiko rwa Petero, hanyuma dusenge. Rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5, rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 5 umurongo wa 8 kugeza ku wa 9. Haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconshomera. Azerera ubutaruhuka, azakomeza kugeza igihe azaboherwa, azakomeza kuzunguruke, azenguruke ashaka uwaconshomera, uwamira bunguri. Nta nubwo ashaka wowe gusa, arashaka wowe, arashaka abawe, arashaka ibyawe, arashaka icyo aconshomera. Hanyuma ku murongo wa 9 ijambo ry'Imana rikatubwira ngo mumurwanye mushikamye, haleluya, kandi mufite kwizera gukomeye, ngo muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Kwizera gukomeye kuva hehe? Kuva mu ijambo ry'Imana rigwiriye mu muntu. Ijambo ry'Imana litagwiriye mu muntu, amaranga mutima niyagukomeza azashyuha yongera konje. Niba biri tubwira ngo tumurwanye dushikamye, nuko ibizi neza ko nitumurwanya azahunga, azarekura abacu, azarekura ibyacu, tuzazana impinduka aho turi. Ariko ntibamurwanya bajenjetse, kandi imbaraga zo gushikama mu kwizera ziva mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane, haleluya. Mumurwanye mushikamye, kandi mufite kwizera gukomeye, muzi yuko bene data bari mu isi muhuje imibabaro. Umva nshuti y'Imana, iyo umuntu amaze kumenya ko afite umukoro, hari amagambo batakiba mu kanwa ke. Ibintu byo kwibebeza mu mwuka, uzibebeze ku muntu niba umufite uwakubebeza. Haleluya. Ikinyarwanda kiravuga ngo ufite umufata ijosi ararigonda. Uzibebeze mu mubiri, biraryoshye kuhabwa keya n'abadukunda bemewe n'Imana, haleluya, biraryoshye. Ariko mu mwuka uzabigiharamagara. Yesu ashimwe cyane. Iyo uri muvuga ngo numva nta n'imbaraga ngifitiye zo gusenga, uzi umuntu wa mbere ubyenjoyinga, uzi umuntu wa mbere ubyishimira ni Satani, kuko ntushobora kumurwanya udafite kwizera gushikamye. Icyama akaba ari umuntu unyumvise, haleluya. Iyo uri muri ya mise kuvuga ngo ariko Mana ngo ugiye nasengeye, ngo ariko se ngo se ngo Imana yo ntibizi, ngo birabizi, reka nanjye niryamire. Irabizi ariko senga. Iyo bowe n'ijambo ry'Imana usenga ubyiyumvamo utanabyiyumvamo, haleluya. Kuko n'amarangamutima bwatari nk'ubigiye wasengeye. Iyo bikubiye ngo ariko nk'ubigiye wasengeye, nicyo yahubwo cyo kugira gute, cyo gusenga. Kuko nudasenga urarambarara pe, umwanzi arakurasa, arakumira bunguri. Bibiliya yatubwiye ngo mumurwanye mushikamye, mufite kwizera gukomeye, haleluya. Ni bande bagira kwizera gukomeye? Nabarya amagambo y'Imana buri munsi, nabarira ku meza y'umwami buri munsi, aho nta nzara ihaba, haleluya, aho nta kunanirwa kuhaba, aho haba amasoko adudubiza buri munsi, tukavomererwa. Kigali yatuzaniye umwuma, tukavomererwa. Isi yadukaranze, tukavomererwa. Bitaciyemo, tukavomererwa. Twapfushije, tukavomererwa. Ayi, tutahiriwe, tukavomererwa. Bakobwa beza imyaka yagiye, ukavomererwa, haleluya.
bakajya bavuga atari ko agakobwa gakoze muki karira ku meza y'umwami buri munsi. Abamama haleluya. Umugabo yagusize ukavomererwa umutegereje, ubwira Imana uti Imana urabizi urabizi urabizi. Koko ntabahamya mbonye muri iyi nzu. Haleluya. Mumurwanye mushikamye. Nta muntu uzi ko akwiriye kuzana impinduka witetesha mu gice cy'umwuka. No 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 no. Nakubwiye ngo mu marangamutima uzatete, niba ufite ugutetesha ujye uteta pe. Haleluya. Baratubwiye ngo abakobwa biwanyu aho ngaho mama Bishop ngo iyo agiye gusabwa akagenda kanuye amaso baravuga ati uyu nta muri agomba kugenda yitetesheje. None ngo umwe rero ngo baramubwiye ngo agomba kugerayo yagira akitetesha ngo bamena amazi makeya bari bogesheje icyansi ngira ngo mu rugo. Wetava ngo yewe batatu ngo ururuzi se ngo ndaruca hehewe. Bati ntureba ko twazanye umugeni. Shuti y'Imana mu mwuka ntago bagira bati ntago bateta, ariko mu mubiri uzatete, kuko igihe usinziri, igihe urambaraye umwanzi we ntarambarara. Arashaka kukumira bunguri, arashaka kukubuza guhagarika iby'umwami yera kugeneye ko ariwe uzabihagarika. Arashaka kukubuza kurinda abawe, arashaka kukubuza kurinda ibyawe, arashaka kukubuza kubaka ibintu bishyashya. Uri umukobwa mutoya wamenye Imana uri mutoya. Imana ishimwe. Mumurwanye mushikamye kandi mufite kwizera gukomeye. Kwizera gukomeye ntago kwizana, kuzanwa no kuvomererwa no kurira ku meza y'umwami buri munsi. Haleluya. Ntabwo dusenga ari uko twarambaraye. Ngo urumva rero ngo numva ijambo ry'Imana ngo narambaraye rero ngo ndaryumva rikambyutsa. Umuntu utegereza kurambarara gute? Hari umuntu uba hatarya? Iyo ubaye utarya nturwara. Ni gute ubaho umwuka wawe utarya? Uzarambarara se ntuzarambarara? Uzarambarara pe. Ariko ntabwo dutegereza turira ku meza y'umwami buri munsi. Mu gihe cyoroshye n'ikitoroshye, gikwiriye n'ikidakwiriye, umuntu wacu wamwe imbere agakomeza avomerewe n'ijambo ry'Imana. Twajya gucogora tukumva ibibwiriza bitubyutsa, tukumva ijambo ry'Imana ritwibutsa neza y'Imana, ritwibutsa ukwizerwa, ubwizerwe bwayo. Haleluya. Tukayibwira ngo Mana nubwo ntabyumva uri uwo kwizerwa kandi warantoranyije mu magana amenyesha y'abanyabyaha umpa agakiza kugira ngo ineza yawe yose ice muri njyewe igere muri bene wacu. Ndi igikoresho mu biganza byawe, unkoresha uko ushaka. Hanyuma njyewe n'Imana tugakora business yo kubaka nk'uko nyina wa Timoteyo yabikoze, tukubaka ubuzima bw'abantu. Imana ishimwe. Ndashimira Imana yaduhaye umuyoboro utagira ikindi kintu usaba. Ushobora gusaba audience umuntu ukomeye ukamubura kuko akenewe na byinshi. Amashuri ashobora kukubangamira ukabutujuje ibisabwa mu gukarifiya mu kazi runaka. Bashobora guhamagara abakobwa bameze gutya ukaza umeze gutya. Bashobora guhamagara abamama bameze gutya ukaza udafitinga. Ariko kwegera Yesu, haleluya, abafite inyota bose yaraduhamagaye ngo nimugira inyota mwese nimuze ahondi maze munywe. Haleluya. Rw'imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda za. Ubuzima bwanyu buzazana impinduka nzima. Ntago ubukristo bwa fake bushobora kuzana impinduka mu rubyaro, kuko niba hari abantu batuzi ko dukijwe cyangwa tudakijwe nabo tubana mu rugo. Ibyo twabibeshyeshya mu rusengero ariko mu rugo ntibikora. Iyo mama ari umunyamushiha akaba n'umunyamasengesho menshi, baravuga ati biriya bintu biri suspe. Ariko iyo babona Yesu agenda, rya jambo rigenda rigwirira muri wowe rizana izampinduka, rikuremamo umuntu mushya ugenda uhinduka, utakigira abanzi, utakibwira abana ngo barero ngo bamasenye ngo manyiro ngo muzabirinde, utakigira mwene utwo tuntu, utakireba abahutu n'abatutsi, utakigira mwene utwo tuntu, ugenda uryoha urushaho gusa na Yesu. Haleluya. Umwami Imana arimo gukora kuri kamere yawe, ugenda utunganywa n'Imana, ugenda ugira umutima wa Kristo. Bashobora kutasingira kwizera kwawe vuba, ariko kwihereza bazagusingira. Yemwe rero abafite abana batoya, yemwe abakiri batoya, mwitegereza ngo igiti kizagondame mujye kukigorora cyaragondame. Mufite ijambo ry'Imana, Kristo ari muri twebwe. Haleluya. Imana iragushaka ngo mwubakane, mukorane ibintu, mugire ibintu murema. Haleluya. Umwanzi wacu arimo arazerera, yifuza ko turangara. Mwirinde ibintu birangaza, mwirinde ibisindisha, mube maso kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare.
mureke ubupfapfa bwo kuvuga ngo Imana nibishaka ngo bazakizwa. Irabishaka kuko ishaka ko abantu bose bamenye ukuri bagakizwa. Ubu si bikubwire gute ko ibishaka? Imana nibishaka ngo nzashaka. Irabishaka kuko yaravuze ngo si byiza ko umuntu aba wenyine. Imana nibishaka nzakirira, bishaka kuko mu bibyimba ye twakize indwara zacu zose. Irabishaka ngo nibishaka ngo izampagurutsa nyikorere. Irabishaka kuko ikeneye abantu. Ubu si bikubwire gute? Ibikubwire gute? Mumurwanye mushikame. Bibiri ijambo ry'Imana ravuze ngo mumurwanye kigabo. Mu Gifaransa baravuze ngo avec une foi ferme. Cyongereza cyananiye kugisoma ngo niba steadfast in the face. Mureke dusenge, maguruke dusenge. Uyu mutwe w'inyigisho waduhaga inshingano bakundwa. Watwibutsaga inshingano. Watwibutsaga ko biremereye tutabyishoboza. Icyampa umutima wawe ukagirira Imana inyota. Icyampa umutima wawe ukifuza gutura mu mutima wa Kristo. Ngo umenye ibiri mu mutima wa Kristo ku buzima bwawe, umenye ibiri mu mutima wa Kristo ku rugo rwawe, umenye ibiri mu mutima wa Kristo kuri ejo hawe hazaza. Umenye ibiri mu mutima wa Kristo ku bawe. Uharenge. Umenye ibiri mu mutima wa Kristo ku itorero ry'u Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu umubyeyi w'igihugu. Ni igihe cyo kunanirwa, ni igihe cy'umwijima. Ese twabona ba Debora bavuga ngo icyo gihe ngo batware bose ba Isiraheli bari barananiwe. Ngo ngewe Debora mpaguruka nk'umubyeyi. Umubyeyi ntabwo yahagurutse nk'umuvugabutumwa, ntabwo yahagurutse nk'umuhanuzi kandi yari umuhanuzikazi. Ariko umutima wa kibyeyi ni umutima utwikira, ni umutima udashaka kugira ikintu na kimwe watakaza, ni umutima wifuza ko iby'umwami byose byaboneka. Bakobwa b'umwami, umwami aradushaka, umwami araduhamagara. Yaturemye neza, aduha imitima ishobora kumenekera Imana, aduha imitima yizera vuba, aduha imitima ibasha kurambarara. Ariko wirambararira kure y'umwami, wimenekera ibindi. Mureke tugaruka ku gice cyacu cy'umwuka. Mureke tuba abakobwa bazi icyo umwami avuga, bazi icyo Imana avuga, icyo Imana ivuga. Apana kucyumva n'abahanuzi. Umuhanuzi uzabwirwa n'ikindi bavugishwe n'Imana cyangwa avugishijwe na kamere ye. Petero mu kanwa kamwe yavugiwemo n'Imana, mu kanya avugirwamo na Satani. Uzabibwirwa n'iki utivuganira n'Imana ku giti cyawe? Ubu koko mu isezerano rishya, mu gihe cyo kuzura umwuka wera, uracyari umuntu ujya gushaka abamenya, uracyari umuntu ujya kubaza ibyawe abandi. Imana ari Isu, ni Data. Yaraduhaye isezerano ko abe bose bumva ijwi rye. Imana itugarukaho inshuti z'Imana. Imana itugarukeho iduha ubuntu. Imana itugarukeho iduha imbaraga. Muri wowe harimo imbaraga z'Imana zisenya ubwami bwa Satani. Uri igikoresha Imana icamo yestablishinga, yubaka ubwami bwayo aho ngaho uri. Ni wowe muyobora Imana icamo. Ikunguta umukungugu, hanagura amarira ku maso, ubwira Imana uti tujya gutangirana bundi bushya. Wararize, warashobewe, byaranze. Bwira Imana uti bunde hano ngo dutangirane bundi bushya. Dutangirane bundi bushya. Unyambike imbaraga zawe umpa ubuntu bwawe. Uyigishe gusenga, ume gutumbira amabwiriza yawe, maze ngumenye ishurirwa ibyawe, kugira ngo mbashe kurobanura ibyo ushima, ibyo wemera n'ibyo ugaya, kandi mpabwe n'imbaraga zo kuba ari ibyo ntoranya. Kuko abantu benshi bazi iby'Imana ishaka ariko nta mbaraga. Umubwira uti makongera kunyoterwa no kuzuza umwuka wawe wera. Niba warigeze kuwubatizwamo, niba utarawubatizwamo, Bibiliya mubwira ko ushaka kwikubera ubuzima atari igitabo. Mu byakozwe n'inkuba tubona abakobwa b'abari ni ukuvuga ngo bari vierge b'amasugi. Abakobwa ba Filipo ngo bari abahanuzi bose uko ari abakobwa bane. Impano z'umwuka ziri hehe mu bakiri batoya? Ese turacyazikumbura? Ese turacyakumbura ibintu bitagurwa n'amafaranga? Ese turacyakumbura ibintu bitari ubwiza bw'inyuma gusa? Turacyakumbura ubutunzi bwamwe imbere bitagurwa n'amafaranga nyoko ataguha, so atakuraga, ibintu bikomoka ku ntebe y'Imana. Byisi biradukuruye, bitumaze imbaraga, kandi umwanzi arabikoresha nkana kugira ngo aguhindure warangaye. Kuko nurangara ntibijya bikunda. Iyo umuntu arangaye ntabwo yanahuguka mu mwuka, ni ibintu bibiri bitagendana. Iyo umuntu arangaye urukundo rw'isi rumubana byinshi,
kandi urukundo rw'iby'isi mu muntu rwirukana urukundo rwa data. Uko ndushaho gukunda iby'isi niko ndushaho kujya kure ya data. Uko ndushaho gukunda data niko anyirukana mu rukundo rw'iby'isi. Reka tumwinginge, reka tumuhamagare akanya gato gusa, tumubwire ngo kora ikintu gishya mu myuka yacu. Tumenye neza ko impinduka zizaca muri twebwe, ariko ntituzi aho turi butangirire. Bamwe dufite ubukererwe, abandi twari tumaze gucogora, abandi twariraga ku meza yawe bya rimwe na rimwe. Ntabwo dufite ubuzima bwo kurira ku meza yawe buri munsi. Data, tukuzamuriye amaboko muri iki kigoroba nyaguhora ku ngoma. Turi iteraniro ry'abahungu n'abakobwa, turi abakobwa bawe mwami w'abami, wakunze waguze amaraso, wapfiriye mwami w'abami. Tugusabye imbabazi aho twarangaye hose, aho tutamenye ko ari twebwe ucamo uhindura urubyaro rukurikiyeho nyaguhora ku ngoma. Tugusabye imbabazi kuba kurangara, tugusabye imbabazi ko twarwanye intambara y'umubiri, tugusabye imbabazi ko twubatse iby'umubiri gusa, tukibagirwa ibihetse imbaraga zikiza ibihugu, ibihetse imbaraga zikiza imiryango, ibihetse imbaraga zikura mu rupfu. Uyu mugoroba turakugarukiye mwami w'abami, turakugarukiye nk'abakobwa batoya, turakugarukiye nk'abagore bakuze, turakugarukiye mwami w'abami. Hagurutse ingabo hagati muri twebwe, hagurutse ingabo hagati muri twebwe, hagurutse ingabo zitewe ishyaka nawe, zikugendera, zigiye kubakana nawe ibintu bishya, zigiye kubakana nawe iby'isi y'umwuka, zigiye kurema mwami impact ikomeye muri generasiyo ikurikiyeho. Uwiteka Mana Nyiringabo, tuje kwiyambura icyo umwanzi yatwambitse kiduheza mu bitotsi by'umwuka. Tuje kwikura icyo gitwikirizo, urwo rukote ruremereye rutuma tutabasha kwinyagambura, tujya gusenga bikanga. Turarwiyambuye mu izina rya Yesu. Twakiriye ubuntu bwawe, twakiriye imbaraga zawe. Turamenagura ibicaniro byaremereye abera, turamenagura ibicaniro byaremereye imiryango, turamenagura ibicaniro byaremereye aba bakobwa kugira ngo badasenga, kugira ngo batinyagambura. Turamenagura izo mbaraga zatuje kwiyiriza, zatuje kuba mu ijambo ryawe, turijyamo tugasinzira, tugashoberwa. Uyu mwanya icyo gicaniro cyasabye aba bakobwa kimenagurike mu izina rya Yesu. Ndahamagara amaraso yawe, amaraso yawe amaruka nk'umuriro ukongora, amaruka nk'umuriro ukongora, amareho iby'umwanzi yibwira. Turakata communication na kuzimu yicariye ubuzima bw'abakobwa ngo batigira imbere mu izina rya Yesu. Itegeko ribi ryose ryatanzwe kugira ngo badatera intambwe, batarenga aho bari bageze, rimenagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu. Twambaye imbaraga zawe, twambaye kubaho kwawe, turakwiyeguriye. Twigishe kukwiyegurira, twigishe kukwiha, twigishe kuguha umwanya wacu, twigishe kuva mu birangaza, dukebure kubw'imbabazi zawe. Dukize gusigana na basaza bacu, dukize gusigana n'abagabo bacu, dukize gusigana mwami w'aba. Turi hano mwami w'abami, nguciye muri twebwe ubyara ibyo wagennye mu rubyaro rwacu. Aho urupfu rwatwinjiriye, umwanzi akatwinjira dusinziriye, mwami w'abami turi hano ngukorane natwe ibintu bishya, ukorane natwe ibintu bishya. Reka izo mbaraga zatunyaze zimenagurike mu izina rya Yesu. Utubabarire kuba akazuyazi, tugusabye imbabazi ko twakwihaye igice. Turagarutse mwami, turagarutse, turagushaka dushoboze, turagushaka dufata amaboko, turagushaka twegure kubw'imbabazi zawe, twegure kubw'imbabazi zawe. Mwami uyu mugoroba twawuguhaye kuko tugushaka, twegure kubw'imbabazi zawe. Ndagushimira kuri Imana y'amahirwe ya kenshi, ndagushimira kuri Imana itugarukaho, ndagushimira kuri Imana itugarukaho, ndagushimira kutadusiga. Twuzuza umwuka wawe wera, duha inyota y'ibyawe, duha inyota y'ibyawe, kugira ngo tukubere ibikoresho warwanisha. Dusutse amaraso yawe mu miryango yacu, dutwikirije amaraso yawe urubyaro rwacu, dutwikirije amaraso yawe ubuzima bwacu n'ubw'abacu, dutwikirije amaraso yawe, dutwikirije amaraso yawe ibyacu n'abacu. Dusengeye abana b'abakobwa bagize umugisha wo gukizwa bakiri batoya. Reka imbaraga z'umwuka wawe wera zibuzure, imbaraga z'umwuka wawe wera zibuzure, imbaraga z'umwuka wawe wera zibuzure, zibakure mu bukonje, zibakure mu kazuyaze, zibakure mu kuyobora byombi. Mwami w'abami bakwegurirwe, reka umuriro wawe wake mu mitima yabo, reka imbaraga zawe zibagarukemo, reka imbaraga zawe zibuzure. Ibicaniro byabasabye ngo bazapfe rubi, reka bisenyuke uyu mwanya mu izina rya Yesu.
ibyabasabiye kuzabarushya, kwibeshya, kuyoba, bimenagurike mu izina rya Yesu. Tubavuzeho umugisha nk'ababyeyi, tubavuzeho imbaraga zawe, tubavuzeho guhirwa no kugirirwa neza, tubavuzeho inshako zitandukanye nimbi baba baravukiyemo cyangwa barabayemo, mu izina rya Yesu. Iterambere ryabo turishyize mu biganza byawe. Reka bahinduke abakobwa bakuzi, bazi amategeko n'amabwiriza yawe, bafite ijambo ryawe mu mitima yabo, bafite ijambo ryawe mu bwenge bwabo, bayoborwa naryo, bari mu mashuri, bari mu kazi, bashaka iterambere, bayobowe n'ijambo ryawe mwami w'abantu. Buzuza inyota y'ibyawe. Dukorera ikintu gishya mu mitima yacu uyu mugoroba. Duhe guhozaho, duhe guhozaho, turinde kwaka umuriro umeze nk'uw'amashara wakanya gato ugahita uzima. Duhe guhozaho, twegure mu bicuku bya nijoro, twegure tuzindutse. Kura amaso yacu ku biturangaza bitwambura imbaraga zo gusenga, twajya gusenga bikanga kuko amaso yacu yatinze ku bitagira umumaro. Duhe ubuntu bwawe uyu mugoroba mwami, duhe ubuntu bwawe n'imbaraga zawe. Dusengeye imiryango yacu mwami, iyo twarebaga tugasanga nta garuriro. Sengeye buri mubyeyi uri hano Nyaguhora ku Ngoma, witegereza urupfu ruri mu muryango we, akitegereza ibintu byamusize bigasa nkaho nta garuriro. Musabiye kwizera gushikamye, musabiye imbaraga zawe, amaboko ye yongere yeguke, uruhanga rwe rukomezwe, amavi yakomezwe, kugeza igihe azabonera ishimwe ryawe mu muryango we. Ntarekure ibyo wamuhaye, ntabirekure mu maboko ya Satani. Mukomereza amaboko, arwanira icyubahiro cyawe Nyaguhora ku Ngoma. Dushyize imiryango y'Abanyarwanda mu biganza byawe mwami, dushyize abakobwa bawe hirya no hino mu biganza byawe, ngo ubambike imbaraga. Duhaguruke nk'umuntu umwe, duhaguruke mu mbaraga zawe, turwanirire imiryango yacu. Urakoze mwami w'abantu, ubuntu bwawe, kugira neza kwawe bibe kuri iri torero. Subize gusenga kuri mu mitima yabo, bashyigikire muri uyu murimo Nyaguhora ku Ngoma. Umugisha abakobwa bawe bateguye ibi, twambika imbaraga, tuzongere guhura twongewe amashimwe n'ubuhamya bushya. Ni mu izina rya Yesu dusenze, amen. Mwami abaho umugisha.